yanjye. Can you imagine? Arifata aranyandikira arambwira ati Juno, njya nkubona uca munsi yo mu rugo nzakumenaho amazi. Umusore ukiri muto ufite imyaka 25 byumvikane neza ko yavutse mu 2000 tariki 23 Ugushyingo. Imyaka 2 yonyine atangiye gukora ibya muzika, yatangiye kugenda ahatanira ibihembo bigiye bitandukanye, harimo icyo yatsindiye mu mwaka wa 2020 aho yegukanye igihembo cy'umuhanzi mwiza w'umwaka kizwi nka The Choice Award. Atwara n'ikindi gihembo kizwi nka Isango na Muzika, naho yatsindiye igihembo cy'umuhanzi mushya wahize abandi mu mwaka wose. Yakuze akunda gukina umupira w'amaguru cyane, aviraho se amwita akazina ka Kizigenza. Akura yifuza gukina mu ikipe y'igihugu y'Amavubi. None se yaba yarahinduye akajya mu by'umuziki ate? Cyangwa se amateka yaranze ubuzima bwe kuva akiri umwana kugeza ubu ngubu n'ayahe? Ikaza kuri Bugingo Empire, ubwo wageze hano uri busobanurirwa akantu ku kandi. Nitwa Joseph Bugingo, uhawe ikaze muri iki kiganiro. Uyu musore afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 85, yavutse mu bana 7 nk'uko twabikubwiye. Akura akunda gukina umupira, ari naho ise yamushigikiraga cyane akamuherekeza ku kibuga cyose yabaga ari bukineho. Ikirenge cye n'umupira byarakundanaga kugeza aho ise yakitegereje akamuhimba akazina ka Kizigenza. Uyu Juno Kizigenza yakuze afite inzozi zo kuzakina mu ikipe y'igihugu Amavubi. Ukibaza niba ari we iyo kipe yabuze kugira ngo igitsindire ibikombe bimwe na bimwe igenda irata. Kuko twabikubwiye, mu muryango w'abana 7 Juno Kizigenza avukamo, umwana wabashaga kwitwara neza yahembwaga igihembo cyo kujya gusura nyirakuru. Uyu Juno icyo gihembo nta na rimwe yigeze agitsindira kuko yari umunyamakosa, ise agakunda kugenda mukubita. Kubera ko ise atakunda gukubita abana, yaramufataga akamujyana ku muhanda kumugurira utubeswi n'utuwombo ndetse n'ibindi bintu abana bakunda. None se yaje gute mu bya muzika? Mwaka wa 2015 yiga mu mwaka wa 3 segonderi, yagize ibyago byo kubura se umubyara mu myaka 15 y'amavuko. Uwo ise yaramaze amezi 6 arwaye, yapfuye Juno Kizigenza amaze umunsi agiye ku ishuri. Ibyo bintu byaramubabaje cyane kugeza ubwo yasubiye ku ishuri, akavuyo kose yari afite kamaze kumushiramo. Papa we yapfuye ari hafi yo gukora ikizamini gisoza umwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ariko ntibyamubujije gutsinda, bituma ajya kwiga ku kigo cyaba n'abimfubyi cyitwa Agahozo Shalom Village. Juno Kizigenza hanyuma yo kuganira n'abanyeshuri bagiye batandukanye biganaga muri icyo kigo, hari igihe yaganiriye n'umunyeshuri umwe aramubwira ati, data yishe mama, anko nawe ahita amwica. Ibyo nibyo rero byatumaga Juno Kizigenza yumva ko we ahubwo yari umutesi, hari hababaye cyane kumusumbya. Mu mwaka wa 2016 Juno yigaga ku kigo cy'Agahozo Village, gusa kuri icyo kigo hanyuma y'andi masomo habagaho isomo ryo kwiga muzika kuko habagaho gitari ndetse na piano. Bityo rero atangira kwiga gucuranga gitari, yashiramo n'ijwi rye akumva biri kujyamo. Iki gihe nibwo n'abandi baririmbanaga ku ishuri baramwishimiraga cyane, agatangira kugenda aririmba muri show bagiraga kuwa 5 usoza icyumweru cyangwa se mu bindi birori, ariko agakunda kugira akantu k'agasoni. Umunsi umwe ubwo yaririmbaga, umukobwa mwiza wigaga kuri icyo kigo yaraturitse ararira, bityo bituma Juno Kizigenza yumva ko bya bintu abishoboye. Nk'uko twabikubwiye, ku ishuri ryabo bagiraga studio agatangira no kuri recording.
hari ubwo yigeze kuririmba indirimbo ya Koffi Olomide, barayikunda cyane, yajya no muri karitsiye akumva barayicuranga, agashaka kuvuga uti iyo ndimo muri gucuranga muzika ari iyanjye, yageraho akicecekera. Gusa ngo hari uwitwaga Nando wakoraga ku kigo Juno Kizigenza yigagaho kandi aba no muri management team ya Bruce Melody, aramwegera amubaza ati ese wumva uzakora iki mu gihe uzaba urangije amasomo yawe? Juno Kizigenza yamusubije ko yumva azaba umuraperi. Uwo Nando amwemeza ko ashobora kuririmba bigaca mu gusumba ko yaba umuraperi, na Juno Kizigenza nawe arabyemera. Mu mwaka wa 2019 nibwo Nando yamuhoje n'uwitwaga Bruce Melody. Icyo gihe Bruce Melody yari afite management yitwaga Igitangaza, yari yaratangiye no gufasha Kenny Soul. Juno Kizigenza nawe yongeraho atangira gukora indirimbo zirimo nka Formula, Solute, Right Mary n'izindi, atangira kumenyekana muri ubwo buryo. Gusa ngo hari umuntu wigeze kumwandikira ku rubuga rwe rwa Instagram aramubwira uti nkubona uca munsi yo mu rugo nzakumenaho amazi. Juno Kizigenza nawe aravuga ati ngomba kuzagura imodoka kugira ngo nanayamenaho ntazangereho. Nziza n'imodoka nziza. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Turagushimiye ko twabanye muri kiganiro. Mwari kumwe na Joseph Bugingo. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda. Nyagasani akomeze kubahezagira.